ubu hari ugutandukana kwinshi cyane kweze muri iki gihe 80%, reka mvuge ngo ni abadafite urubyaro baba barambiwe no gutegereza Imana, cyane ko iyo tugeze muri iki gihe cyo kutagira urubyaro usanga abagabo benshi bumva ko ari ikintu cy'abagore, ariko nagira ngo ntangarize abagabo nabo bajye bihutira kujya kwa muganga kuko nabo iki kibazo barakigira. Kiriya kigeragezo ni ikigeragezo nabonye gikomeye, cya kindi kiba kiri ku cyapa mu gahanga, cya kindi uryamana nacyo mukabyukana mukajyana mu kazi mukajyana, wajya no kurya wanacece kushaka kuyoberanya ubwacyo kikibonekeza kikavuga, niko njya mvuga. Ntabwo iki kigeragezo cyo gutegereza urubyaro kirenze uko abantu bagitekereza. Twongere tubasuhuze abakunzi ba Clara Noble TV. Uko dukunda kubibabwira, iyi ni channel ishobora kuba yakubera umuti mu bikomere by'umutima ufite, haba abakunzi ba Clara Noble TV, haba abakunzi ba Ntarungu bakunda kudukurikira. Uyu munsi dufite umushyitsi, aratangira atwibwira, atubwire n'uwari we mu nshamake, kandi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana bane n'abakunzi ba Clara TV, amahoro y'Imana bane na buri wese uzafungura kino kiganiro n'abandi bo ku mpande. Imana ibaha umugisha. Nitwa Nyirigira Florentine, abantu benshi banzi ku macana atandukanye bazi izina rya Mudogo. Imana ibaha umugisha. Nturutse mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Umuntu witwa Florentine ni muntu ki? Murakoze cyane. Umuntu witwa Florentine ni umudamu, wenda reka mpere mu budamu cyangwa se mpere wahereye uri muto. Ibyo wumva wibuka, burya ubuhamya bujya hari aho buvana bamwe, hari naho bubageza cyane cyane abadukurikiye. Florentine ni umwana wavutse Isanga kwa nyirakuru arerwa. Ntabwo yiyiziho amakuru menshi atandukanye, nayo numva nanjye ntabwo nyahamya kuko ntawe kuyabaza afite, ariko ni amakuru nagiye numva. Navukiye kwa sogokuru na nyogokuru. Mama wanjye umbyara yarashatse urugo agira ikibazo barananiranwa, bamwe bambwira ko yankuye muri urwo rugo ntwite, abandi bakambwira ko yantwaye ari mu rugo, ariko kubera ko yarafite papa we ufite ubushobozi, numva bambwira ko yashubije inkwano bari baramukuye kubwo kurengera umwana we akamukurayo. Ubwo rero ntago navuga ngo aba ari ubuhamya burebure. Urerwa na nyogokuru. Mama se we yaje kongera gushaka. Mama we yagize amahirwe arongera arashaka. Nuko nyine nawe aza gupfa, ariko apfa atambwiye papa wanjye. Ubu ku myaka yanjye mfite ntabwo nzi amakuru ya papa, ntabwo muzi, sinzi ba data wacu na ba masenge. Hari amacaro nagiye ntangaho amatangazo nkavuga ntiwasanga wenda data ariho, nyaboneka nambona azamenye ko afite umwana witwa Nyirigira Florentine. None se ikibazo mfite, nta nuko byibuze mama yari yarabwiye abiwabo uwo baba barabyaranye? Ntabwo ayo makuru rwose narayashakishije ndayabura. Icyakora hari ahantu hamwe bambwiye, barambwira ngo mama ashobora kuba yarahashakiye aho ngaho. Noneho ngiyeyo bambwira ko ntari uwabo. Mbona bishatse, urumva nabikurikiranye narashatse kuko nabanje kwibana nkajya mbaho bwije hirya no hino mu ngo zitandukanye, kwa kundi umwana buri ubuzima akajya hirya no hino ba nyogokuru na sogokuru bamaze gupfa. Nuko barambwira ngo ushobora kuba mvuka muri urwo rugo. Ndagenda barambwira ngo sindi uwabo. Urumva nanze kubigira birebire, kuko iyo umuntu ameze gutyo hari igihe umuntu ajya kubaza ngo yigirire icyubahiro cyo kuba afite ababyeyi, ariko abantu bakagira ngo ni amasamba agiye kwaka. Wabonaga nta nawo musayo? Ewe sinkubeshye. Ntabwo wabyitaye? Ntabwo nabyitaye, bambwiye ko nari uwabo nkubita akarenge ndataha. Nuko rero utangiye gukura, utangiye kuba umwangavu. Wari ukiri kwa nyogokuru? Nyogokuru wanjye yageze aho arapfa na sogokuru. Ngira ubuzima bugoye, mpita nigira mu kazi ko mu rugo ndagakora, nkakora ndi umurokore, narakijijwe naramenye Imana. Wabaye umurokore ryari? Nabaye umurokore muri 1996. Ukiri muto bitewe n'abo babyeyi bakureraga?
oya ni Imana yampamagaye. Yego. Ni Imana yampamagaye, urumva nyine muri icyo gihe nakijijwe abasogokuru na nyogokuru bari barapfuye, ubwo nakijijwe mba mu ngo zitandukanye. Urangije none ujya mu kazi ko mu rugo rero? Ndangije njya mu kazi ko mu rugo, nabo ni ubundi buhamya bukomeye murabizi. Njya ntanga impuguro cyangwa se nkatanga inyigisho z'uko umuntu nk'uko leta yacu ijya ibidukangurira gufata umwana wese nk'uwawe. Nagiye nkora akazi ko mu rugo nkagirira ubuzima bubi cyane, nzi yuko ngiye kuharuhukira, ariko Imana nasengaga ingirira neza, impa amasezerano ko nzashaka umutware inyubakira urugo, nuko mva mu kazi ko mu rugo. Ubwo se igihe babikubwiraga umwana w'imfubyi n'abakureze barapfuye, uri kunga hirya no hino, iyo Imana yaguhaga amasezerano yo kuzashaka warabishyikiraga? Ntabwo nabishyikiraga we, numvaga ari ibintu nta mbona ubusobanuro bwabyo, kuko ndabyibuka Imana yigize kubimbwira, mbwira Imana nti Imana ubu koko byibuze wampaye umubyeyi akanyishimira akandera, byibuze nkajya nirira nkamukorera nkakoresha imbaraga zanjye. Urabizi mu kazi ko mu rugo hari igihe ukorera abantu batari beza, bagateka ibiryo ntibabiguye bakaguha ibishyimbo n'akawunga. Hari aho nageze ndya akawunga kenda kunyica, hari aho burya niyo warya inyama, kandi ariwe watetse. Burya niyo warya inyama ukazirya buri munsi, ndakubwiye ngo wazihurwa biteye ubwoba. Hari aho nageraga si banyemerere gufura, nagiye mbitangamo ubuhamya ahantu henshi hatandukanye, bakavuga ngo umukozi ntabwo afura imyenda yafuriye ba nyirabuja, nkayifura nihishe. Iyawe? Nayifuraga nihishe kubera ko ntabwo byabaga byoroshye, kubera ko Imana yari yarampaye ubwenge kandi ifite utwenda duke cyane. Narayifuraga, urabona bya bikoni biba bifite utudirishya, nkayifura nkayikamura, nkayifura mbere yuko nyibafurira babaga badahari, nkadukamura cyane nkadushyira inyuma y'igikoni handi imyotsi ica ngo twume vuba. Twamara kuma nkahita ntwanura, hari utuntu twitwaga imbomo kera twahumuraga, n'ubu turahari. Nkadufata nkadushyiramo kugira ngo dukuremo wa mwotsi, ariko basange nafuze nanitse, hanyuma twumye natuzinze kugira ngo batayibona. Kubwo kuvuga ngo imyenda y'umukozi ntiyahura n'iy'abana babo cyangwa ngo ihure n'iki n'iy'aba nyir'urugo. Ubwo rero ubwo se nk'abo ngabo baguhaga isabune ahubwo abantu batemera ko unafura? Ntabwo byabaga byoroshye, ntabwo byabaga byoroshye, nyine babaga ari ukuyigera. Kuko njya nibuka no muri urwo rugo hari ukuntu bajyaga baduha ifu y'igikoma, ibiyiko 7 bya sosoma, burya bivamo teremusi y'igikoma kidafashe. Agasukari se ko byibuze bakaguhamo kabyara? N'igikoma utarabagucyemerewe, n'igikoma ntibabagucyemerewe, ni ukuri. Jya mbwira abantu nkababwira nti no kuri pe, buriya ibintu dukora ni inda. Abantu benshi bita abakristo mu matorero atandukanye, burya niba uri umukristo tuba dukeneye kwera imbuto. Hari abantu benshi baba bazi ko gusambana ari cyo cyaha, kwiba, kuroga, ariko burya ni Imana kara, uzi uko Imana izakubaza n'abana bawe bwite wibyariye uko wabareze cyane. Niyo mpamvu umuntu rero aba agomba no gukiranuka ku mukozi. Uzabirebe hari abantu rwose bajya bavangirwa, ugasanga uretse n'abakozi n'abana bo mu rugo iwawe, ukavuga uti ngiye gusenga yitatu, hanyuma aya mavuta ntimuzatekeshe nzayiyakizamo, akagakoma mukabika, akagafu nta gikoma muranywa nzakiyakisha. Kandi ubundi kwiriza ni ugutanga, sibyo bya bindi wagombye gukoresha, bya bindi wakagombye kubirya, ahubwo ukabishyira inyuma y'umupaka y'urugo rwawe mu bakene. Yego. Noneho ahubwo ukatubika ati nzatwiyakiriza. Ibyo ngibyo njya mbyita ngo kwiyiririza ubusa ubundi busa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Unyibukije umudamu ngo iyo yiyirije nta muntu wemerewe kurya mu rugo, n'abatiyirije n'abateye muri gahunda ze, oya nta n'umwe wemerewe kurya mpaka bamutegereza aze kurya nimugoroba. Imana ijye bagendera umwuka w'Imana bakoreho. None se reba nk'ubu ngubu waje ntahari, buriya wabonaga kuriya mukobwa umfasha wigize umutandukanya n'abana? Wabonye ko n'ibiryo ari ubigenga, nanjye byantunguye iby'aba yatetse, sibyo? Ubwo icyo gihe iyo bagusigaga mu rugo bagusigiraga stoka tuze guteka, barafungaga bakakugerera, byagendaga gute? Ahantu nagiye mba ntabwo ari hose abantu banyumve neza, hamwe na hamwe, ariko buriya nubwo hari abantu bafata abakozi nabi, hari n'abandi babafata neza vraiment. Imana ibampera umugisha sinabura kubifuriza. Amina. Nuko bafataga iki, nzi ko bampaga ikirahure cy'umuceri, byabyibuka. Bamara kumpa intuza ikirahure cy'umuceri, bakampa n'intoryi nka zingahe n'imboga, mbese bakangerera, bagakinga stock.
kuko n'ubundi twateka bamaga ibiko 7 ndabyibuka by'ifu ya sosoma kandi ukuntu idafata tugakuramo ya teremusi y'icyuma noneho kandi babaga bafite stock irimo iki ifu udufuka nyine umuntu iyo ari ishuri ryawe urabyihanganira twarangiza guteka bakaduha n'akawunga ko guteka ari mwe mwatetse ibindi cyane rwose ariko amvi yo kujaburaho ukuntu kamubwire icyo gihe umuntu iyo umuntu ari umurokore bitandukanye nuko umuntu akora akazi ko mu Rwanda akijijwe uba wirinda cyane igisa nacyo uba ugerageza gukiranuka byibuze ngo Imana izagusohoreza amasezerano n'ukuri ariko nyine bakatubwira tugateka igihe kimwe sinzabagirwa urugo rumwe nabikoze gutyo buriya iyo ndi kuvuga ibyo bintu abagabo babikora ni bake ubundi aba ari umuco w'abagore reka ariko mbivuga nabo batari bose abagore gito batari bose ariko igihe kimwe umugabo aravuga ati ariko kubera iki aba bana nahabanaga n'undi mukozi w'umuhungu nuko bakaba batabana kukibongera bagateka tumaze guteka urumva nyine abagore hari ukuntu bigisha abagabo babo ntumbaze hanyuma ntibabone ko byatutumbye bigaragara nabi bura nta kuntu ariko Imana ijye idufasha disi uteka ajya tugenderera yaje kugira icyo abahasa cya byarangira ngo umugore ahise amucaberanya birarangira byahise birangira ubwo se ayo masezerano wagenda guhabwa washoboraga kubona kayo kujya gusenga cyangwa bagaganiriye n'Imana n'abafashe igihe cyawe cyo gusenga reka nkubwire igihe cya mbere Imana nk'isezerano ryo kugira gute ryo gushaka ndabyibuka nararyamye njya wundi nta muntu wampamagaye mu nzu y'Imana nabaga ahantu henshi nafite Imana nafite umuruhu ukomeye narazengereye narababaye noneho igihe kigeze Imana irangenderera njya muri urwo rugo sinari nzi guhinga ariko ubuzima bwa nari mfite bunjyana guhinga noneho ndahinga muri uwo murima ari njye ngenyine muri urwo rugo wagiye mu murima ngeze ahantu hagaturusi k'igishibuka ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye Florentine ngo ngwino mu nzu yanjye mugirire neza hari kwa gatatu umunsi ntazibagirwa nuko ndavuga nti se uyu muntu najya kunama ndi guhinga nkumva ijwi nareba imbere yanjye n'inyuma nkasanga nta muntu mpamagaye ndavuga nti wasanga ngo ngwino mu nzu yanjye mugirire neza numva ibyo byose umutima Imana igiye guhamagara umuntu umutima ugira gute ubirasaho hari ukuntu bigendera mu mutima ugahita wumva bihindutse bita mvuga nti wasanga ari Imana njya mu rusengero kuwa 4 uwo munsi nagereyemo mu rusengero kuwa 4 nibwo nahisemo ngira gute nkizwa ariko nirinda nakirijwe mu itorero ry'abapantekote nirinda kubatizwa namaze mu mwaka hafi n'igice kandi babatirizaga mu kwa 4 mu kwa 8 no mu kwa 12 ariko nirinda kubatizwa nabyangiye ikikara ubu ndi umuntu wanga umuntu wishushanya simubeshye naravugaga barambwira gatereka tukubatiza umunsi nagiriyeho mu rusengero nahise njya no muri korari ariko bashaka kumbatiza nkavuga nti wapi kambanze ndeba aho biherereye ejo ubwo nyine nashatse Imana kera sinakubwira ukuntu nabanje mu itorero ry'abakatolike nkaba ndi umuhereza nuko ubwo ndavuga nti sinze yishushanya ejo bundi ntazabivamo bakavuga ngo n'umurokore waho wagize gute waguye nuko ntinda kubatizwa ariko hamwe nuko Imana ngendereraga ngeraho ndabatizwa maze kubatizwa rero nibwo hashize igihe gito urumva nabatijwe muri 96 mu mpera bishyira mu kwa 7 hanyuma muri iyo minsi muri 2000 imbere ho gato nibwo Imana yasanze mu nzozi niho naringeze ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo Florentine mbona umugabo ufite inkoni ndende araje mu nzozi arambwiye ngo Florentine ngo ngiye kukubakira urugo ngo hari umuntu ugiye kuza ngo ikimenyetso ngo uhaye ko ari ngewe ngo azasaba akwe musezerane nukuvuga ngo ukiri muri kakazi ko mu nukuvuga ngo impamvu avuze ngo azasaba ngo cyari kimenyetso kidasanzwe muri uriya mwaka wa 2009 ntabwo ibintu byari byakagiye ku murongo byose abantu babatwaraga ku madeni bakabakopa abageni nuko n'abakire haraho byabaga nuko Imana impaye ikimenyetso ndabyibuka nari umwana mu gakiza urabyumva ndagenda mbwira umumama umwe ndamubwira nti ko hari umuntu wambwiye mu nzozi ngo ngiye kubona umugabo ngo asaba akwe ntago naba ngiye gupfa
numvaga bavuga ngo Yesu yaradukoye, mpumva ngo umuntu wese ugiye gupfa ni umugeni. Ugabona ubukwe. Nuko arambwira ati oya, atubwo yakubwiye ngo ni umugabo ugiye gukoresha ubukwe. Nuko Imana ingirira neza nyine umugabo ndamubona. Umugabo mwahuye ukiri muri kakazi ko mu rugo? Oya, Imana izi ubwenge. Waje kugira gutya ugasezeraho uterera akazi ko mu rugo nkarimo. Imana akomeje kubimbwira, nabonaga umwanya wo gusenga pe. Urumva nakoraga hamwe hakananira nkajya ahandi mu murimo w'Imana, kubera ko kwakunda abarokore duteye uhita ugenda ukabwira umugenzi wawe hari ahantu mbayeho gutya nabi, akambwira ati sezera, akamashakira ahandi, akambwira ati rero muri rwa rugo wenda nko kwa Karara arakijwe n'umurokore, yita genda ubeyo. Cyo kura nkagira umugisha hamwe nkabona ni heza, hakambera heza. Ubwo rero muri icyo gihe nahifite umufamiliye wari waranyanze wo muri famiye. Hari abantu bajya batishimira kurera abana b'abandi. Nuko Imana irangije sinzi ukuntu nagiye kumusura, ndabyibuka ndahembwa ahantu mu kazi ko mu rugo. Mpembwe hamwe no kuvuga ni se ko nta babyeyi nta miryango, ndabyibuka ngura agafuka k'umuceri k'ibiro 50 mu mafaranga nari narakoreye, bampembaga 5. Nuko bampa 15,000, mpita nguramo ikiro senkani cy'umuceri, mpita nk'umushyira njya kumusura. Yari umumama. Nuko hanyuma ngeze yaranshimira cyane, arambwira ati ariko ubu wavuye mu kazi ko mu rugo ko nta kibi nagukorera mwana wanjye waje. Nuko Imana irahanzana kuko izi yuko ngiye kugira gute, ngiye guhita mpakorera ubukwe nkahita mpava ntazaharambirwa. Nuko ndaza nyine niho twakoreye ubukwe. Ni amateka. Umutware wanjye twakundanye amezi 3 duhita dukora ubukwe. Uravugisha ukuri? No kuri. None muratindanye bigeze haga cyane rwose. Yari umurokore, duhurira mu rusengero, yakoraga mu rwego rw'amagereza, hanyuma gereza bakaza kuzana abafungwa kubatizwa iwacu. Nka kwa kundi bavuga bati korari ni izaririmbira icyo giterane, bakajya bashyiraho korari yacu. Nuko tumenyana gutyo. Nuko duhita dukora ubukwe. Amezi 3. Twakundanye mu kwa 7 dukora ubukwe mu kwa 10. Imana se yarakubwiye harya ngo niwe yakweretse isura, uretse kuvuga gusa ngo uzasabuna kwe, izi kwereka isura ku buryo ushira ubwoba ubwo ate mu mezi 3 reka mfe kwishora ngende. Icyo kibazo abantu benshi bakunda kukimbaza, babumva ari ibintu bidasanzwe. Nuko n'abatindanye imyaka 5 bashwana bagataho byagenze. Korari yacu ndi muri izo ngo zitandukanye, naburaga uko ngira gute, uko rimwe na rimwe simbona uruhushya. Noneho igihe kimwe korari yacu yasohoka nkabona unyitangira akampita iki, mu rugo ntibampe uruhushya, bampa uruhushya nkabura itike, byahoraga bibusanye. Noneho igihe kimwe korari yacu igitarama mu ivugabutumwa, yaragendaga rero nkabwira Imana nk'Imana nabuze uko njyayo, reka ngire gute, reka nanjye sigare mu cyuho ubwubaho umugisha nanjye wume. Nkahita mfata ya saha tugira muri repetition muri korari, nkahita ngenda nkakoropa urusengero. Rimwe rero ndi gukoropa urusengero, haza abashyitsi, hari kwa 6 haza abashyitsi baje kudusura kuri urwo rusengero. Nuko basanga ndi gukoropa, barambabaza ati se wa mwana we kuri gukoropa urusengero wenyine baguhannye? Ntiwoya, mbaha amateka yuko korari yacu yagiye kandi nanjye nakagombye kuba nagiye. Ndavuga nti ndagira ngo Imana impumugisha. Umugabo umwe muri iyo groupe yari abantu 3 bari baturutse igitaramo, arambwira ngo mvuko Imana imbwiye ngo kubw'iki gikorwa ukoze ugakoresha imbaraga zawe, urwo rusengero nararukoropye bana we. Nukuri arambwira ati nguhaye, Imana irambwiye ngo igukoreye ubukwe bwihuse, genda ushaka ibishyingiranwa. Imana ishimwe. Nuko ndagenda ndishima ko Imana ivuganye nanjye kuko Imana yabimbwiye. Ibishyingiranwa se nari kubikurahe? Ukuntu nabigenzaga, naragendaga, hari ukuntu abantu bampaga amafaranga bakavuga ati uyu mwana ni imfubyi, umwana abayeho nabi, mfata nk'igihumbi ujye kugura fanta, sinyigure. Ahubwo nkagenda aho hantu nabaga, umukecuru aho yari umuganga, yangaga abarokore cyane, yaba yagiye ku kazi nkahita mfata iki nkagenda ngahaha nkateka, namara guteka nkagemurira abanyururu. Urabizi ko kubafungwa habagamo abagore, nuko nagemurira abanyururu nabo nkababwira nti muzambohera igiseke, bakambwa ibyo gushyingiranwa, bakambwa tuzagende wahira inshinge tuzakikubohera. Nuko shaka ibishyingiranwa gutyo. Ye baba we
Mana Imana ikizira hadi mu kwiheba Imana igikora ibikomeye nuko rero ubukwe buratashye nuko rero igihe kigeze nyine Imana irabimbwira uwo musore twabanaga muri muntu uza mu materaniro mu itorero rya DPR akari umukozi ari umucungagereza akajya azana abafungwa turabonana aranshaka ariko ashaka yarabanje umuyobozi we w'uwo mugabo ubwo ni directrice wa gereza yari inshuti yanjye cyane ari umukobwa ari inshuti yanjye cyane niwe wabaye umuranga ndamushuhuje uduti kabuga rwose nafungura iki kiganiro Imana imuha umugisha mbere umuranga warakoze nanjye uzandangire nuko mumaze gushaka rero ubuzima bwa nyuma yo gushaka bimeze bite kugira ngo nabwo mvuge ko nashatse nanditse ibaruwa ndayijyana kuko batakundaga barukore wijyana ko wa mubyeyi ndandika nti nabonye fiance ntabwo byari byashere ntibyari byakaje harambwa tugwa n'ibyabishera byawe n'ibyabitobe n'ibyabiki nuko turashakanwa barakwa nyine nkuko Imana yabivuze murarya muranywa wambara agatimba ye baba reka nkubwire kara Imana yankoreye ibintu bikomeye birenze reka nkubwire Imana ni se w'imfubyi narabibonye ubu twajyaga tuvuga kera ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isa ubu ushatse navuga ngo Mana ya Mudogo Mana ya Florentine uri hehe ngo ongera uzugaruke uri kumva Imana arambwiye barankoye banku 80,000 yari menshi icyo gihe ibaze ko hari umuntu w'umuburugumesitiri wakoze ubukwe agakwijana ubwo ntamudushagaho 20 ubwo nta nicyo kurusha ugereranyije nuko we wari umeze nuko Imana ingirira neza barabimwe ariko kubera iminsi mibi shano kuri nta kintu banguriye kubera itotezwa n'agahinda nabagamo nari narazengere narababaye cyane nabwo kandi byabanje kujya mu mpaka nyinshi mu itorero bari kuvuga ngo ntago bashaka ibisuru n'ibiki byose Mana abarokore nibo bankoreye iki ubukwe nuko ndangije mu 80,000 banguriyemo ibitenge bingahera 3 gusa igitenge n'ishati ni bibiri kandi utagira ngo ni 3 by'amaribaya ndangije cyo kurangura ikivarisi kinini ndi umuntu ibaze nawe umuntu utarabonye kadaha umusore namuhaye isume ya 500 ndamubwira ni mugabo waje mubwire mutondiririra ngereza bakoti inyuma ya kamera nyine ninza kurira nawe umbona nuko arabyemera umugabo yarakuzire namubwiye nti rero ngewe ndi imfubyi nta kintu ntuzabona imiryango yanjye izana igiseki wawe ntuzambwire ngo ngurishe umurima twagize ibibazo ntayo mfite ubu nje ukondi arambwira ati nukuri nta kibazo kubera ko mu rugo bajyaga bandangira abasore badakijwe ndi umukobwa wubaha Imana ashaka kuzubaha Imana nawe yandwaniye ishyaka kubwo kumwemera ahita mbohora kuri ubwo buryo ariko muhakada isume ya 500 yandi yitwoya ndamubwira cyane ndamubwira ntiyisume rero uzagenda uyibike urabizi ko bamarene bagufasha gupfundura kado iyi uzayifungurire nuko sinzi ukuntu umuntu yayifasha avuga ati niyo mukunzi wanjye ndayifungurira mufunguriza ari ryabanga ryo kugira ngo batabibona nuko ndangije varise nayishyizemo iki nta myenda nagiraga nambara mikuburana uri kumva bampaga imyenda abantu babaga bafite imyenda bakanyabika muri korari nkayihambura kugira ngo nkwire nari muremure cyane kandi wenda uyimpaye ari mugufi nkayidodora ya myenda yose ndayijugunya mare ivarisi yanjye natanye ivarisi gusa shyiramo amasafuriya nshyiramo ibiyiko nshyiramo ibintu byose mbese ndapfundikira yagiye yuzuyemo amasafuriya abona isafuriya yubitse itutwara umwanya wose ndikorera ndagenda ariko mfite iryo banga ariko Imana ikambwira ngo izangirira neza ku munsi w'ubukwe wagenze mu modoka ku munsi w'ubukwe nayigenzamo yivatiri pe wow kandi reka nkubwira ikindi kintu gikomeye no kuri mu rugo nabuze amafaranga yo kugura igishura yo gukodesha igishura kubera ko ariko nasenga Imana irambwira ngo nzagukorera ibikomeye nzakwambika neza Imana ishimwe yaranyambitse nashatse igishura ndakibura umugabo wanjye ampa 20,000 ngo kandi yarakoye kandi yo bagukoye niwe ukikodeshereza ariko bitewe n'ubuzima nari mbayemo umugabo niwe wampaye amafaranga ndagenda shambona ibishura hari umudamu w'Ikigali wari uzanye ibishura igicumbi ndamubwira nti ndashaka ibaza ibishura nka 12 icyambere ari kizi cya kabiri uko bikurikirana fata nk'igishura cya 9 nicyo cyari gihwanye nayo mafaranga ari ku mwuka w'Imana aramusanga
aravuga ati umva mukoro si bambwiye ngo uri imfubyi nibwo nkigera Igicumbi fata kino gishura ugenda ucyambara ugikorere publicité n'igishyashya icyambere Haleluya nuko Imana inkorera ibitangaza nambara iki igishura cyokora nari naragiye mu murenge niyambara udukweto tw'umukara ntumbwire ko twatwitwanshorera ihuko turi kwa plastique oya n'udukweto tw'umukara twari duteye nka bote reka ariko mbivuga intambara zirasa nkakuko umutima wanjye ukanjyana kure nkabura amahoro kandi nkibagirwa ko mfitanye na Yesu wanjye amasezerano intambara zirasa nkakuko umutima wanjye ukanjyana kure nkabura amahoro kandi nkibagirwa ko mfitanye na Yesu wanjye amasezerano icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu wanjye ntaturiza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose Mana yanjye ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Muri kwa gusonza kwawe umugabo araza arambwira ati ejo tuzakora ubukwe nzagutekera iki mu by'ukuri kubera inzara nari mfite kumubwira ntuzantekera inkoko yari afite amafaranga ukurikije icyo gihe wumve ko muri 2000 yakoresheje amafaranga ye nagiyeyo nsanga afite 70,000 bamutwereye atakozeho urumva yari menshi cyane none warabimbwira rero nabaga mu rusengero kubera inzara nkabona ukuntu ababyeyi bahemba abantu rihamu ntuyizi biswe bahemba abana rihamu Mana we nkavuga nti Mana we nungirira neza ukampa urugo nzarya rihamu by'umuceri numvaga ari cyo cyifuzo mfite nuko ngezeyo rero arambwira ndamubwira nti n'ukuri ntakugoye usanga urire nk'udupaki 6 twa rihamu mudo wandetse ndatashe ndagiye kamera ndayifuze pe sherera kubwiye ati tuzasohoka nani nzagutekera iki nawe urajutira ihamu ndamubwira ntuzangu numvaga najyaga ntururumbira mbona ababyeyi baduhembye abana havuga nti Imana impaye ubushobozi najya ngura rihamu none ndamubwira ngo agure intuza 6 twa rihamu numvaga ndadufata nkajya nshyira mu ijigo rimwe nkumva icyanga wese agira neza numvaga Imana ndagushimiye uramwakuye rihamu no kurumva nyine yagize ngo ni ibikino kandi nge nari mbikuye ku mutima ariko urumva ubwo twakoze ubukwe bwiza twakoze ubukwe bwiza burimo abafotogarafe burimo fanta dufite amoko 2 ya gato kumugeni atarya kandi kw'inzara wari ufite nyibona rwose aho ntabwo wacengesheje uri umugeni wapi ijambo ry'Imana yavuga ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo amina ibyo dukoze byose Yesu abibonemo inyungu naragiye umva nariye ubukwe buhize nta mugeni wafutaye reka nuko rero maze gushaka urubyaro byagenze gute rero narashatse mara imyaka 3 umwaka wa mbere ndi mu nzara nasanze umugabo ari wa mugabo ufite umukozi w'umuhungu uri wa mugabo ufite igikombe cyane uri wa mugabo ukunda kugira umugati wa croissant afite breba ya umusirimu wifuzaga rihamu uri kunywa nito cyane wa mugabo ibaze nagezeyo buri wa gatatu akama amafaranga yo kugura inkoko kwa gatatu ngarya inkoko ndavuga ubuzima bura ubwo umwaka wa mbere nawo maze ndimo kwifata neza nkura inzara mu magufa umwaka wa kabiri kwifata neza nkura inzara mu magufa umwaka wa gatatu nibwo urumva inzara yari ishize mahari nibwo nahise mvuga ntayo we ariko dintuze uko nta mwana afite ndicura ariko nkiri muri ibyo kubera akazi ko mu rugo n'ibikomere byaho ayiwe harige nabaga ntetse nasanze umugabo afite amasorori menshi atandukanye ari wa mugabo ufite televiziyo mu nzu nkagenda nkateka agafiriti mu gisorori najya kumva nkumva ikintu kiranjyanye nk'ubwoba
ahubwo ati barakwica barasanga utarahisha nkajya nikanga bwa buzima bwo mu kazi ko mu rugo kandi ari iwanjye uri kumva nuko ndangije rero nicaye ku munsi ku mwaka wa 3 ndavuga nti yewe nta mwana afite disi mpita nyoboka ibyumba rero sasa nayobotse iby'ibyumba ndasenga ninginga Imana impa amasezerano ko nzabona urubyaro. Ubwo tutararengaho ungiye kuyoboka ibyumba nibuka ukuntu hari igihe ujya mu cyumba bakagupfunyikira bitwaje agahinda urimo kuko hariho abamama cyangwa se umuryango utabyara kuko iteka abanyarwanda sinzi impamvu twumva ko iyo umuryango utarabyara babira abamama gusa kandi nta papa bibareba. Abenshi bakaganiye amasengesho hakaba icyo bita gupfunyikirwa no guhura n'abatekamutwe. Waba warabinyuzemo waba warabyigobotoye gute? Yewe mana we ntago byaburerega kiriya kigeragezo cyo kutegereza urubyaro reka ariko mvuga ni ikintu umuntu wese akubona uramenyekana wabishaka utabishaka. Ntiwagize abantu bagutuburira bakuha amasezerano y'ibicupuri babandi baprofita ikibazo umuntu arimo? Abo ntibajya babura mu bintu nk'ibi ngibi mu kibazo, ntibajya babura baza benshi cyane mana we baraje umuntu akakubwira ngo Imana irambwiye ngo ku kwezi ngo ntuzongera kubona imihango kundi ngo ubugiye guhita utwara inda mana we ukajya mu mwuka ukavuga uti Imana uranduhuye kandi koko bajyaga bavuga ngo hari igihe umuntu agira inda yo mu bitekerezo umuntu wenda akabirwanya ariko wabyishyiraga mukakira ubwo buhanuzi reka nkubwira warangiza ugahurwa aho bateketse ibishyimbo ukabyumva ukavuga uti Imana we ngenda byuka ko babimbwiye noneho nkajya nararikira nkavuga nti Yesu we ntimburya n'utwariye nkavuga nti Yesu we ubu nuko batwarinda ntwamezi 9 zashira ukumva Mana yanjye birakaze wajya kubona Mana ugasanga biranze ukwezi kugahita mu mwaka urashize nduratashye ndirashize nuko bigenda gutyo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni nayo mpamvu nigisha nkabwira abantu ibintu rwose ntabwo abantu bose babyara uko Imana yavuze. Ujye nkangurira imiryango kugisenga cyane ubwayo ugapfukama mu cyumba cyawe ugasenga kuko ibintu byose byabaye business. Uzabahanuzi bavuga ngo ubu uko tubona abantu birwa ku macano bavuga ngo Imana yavuze ntabwo ari yo iba yabatumye, ahubwo hari umuntu umwe twasenganaga aravuga ngo umuntu udatinya Imana ujye umutinya. Buriya naba ndabatinya kabisa nukuri. Umuntu uvuga ngo Imana yavuze Bibiliya ivuga ngo uvuga ngo yavuze azongererwa ibyago ugabanya ibyavuze akurwe ku mugabane. Nukuri ujye umutinya umuntu ushaka kugeskora akavuga ngo wakweskoroka wiba akagufatira mu gitoki bakaguhana ariko noneho kuvuga ngo Imana yavuze n'ubuyoba abantu benshi baba bafite. Niyo mpamvu ugasanga umuntu ngo kanyarira nzakugirayo gutya ngo Imana ya Yesu we noneho amasengesho aba yenda kutwica umuntu abantu bategereje urubyaro. Niba hari abantu basenga amasengesho menshi niba umwe akaza akavuga Imana ubwo uvuye mu yibiri wenda wipangiye ngo ubonane n'Imana uyibwira ibikubabaje undi akaza Imana irambwiye ngo fata amasengesho y'imisi 3 ukabura yasenze ukivamo nturaruhuka ngo Imana irambwiye ngo ugiye kugukorera ngo usenga yingahe ariyo yishyiriye umutungo wawe ukatikimirira nawe ubwawe ugahora umeze nk'uhungabanywa n'umuyaga kubera iki amasengesho y'urudaca dashira utarya so ubundi ubwinda yafata he ubundi utanariye. Rero ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga ifite uko bigenza bikemera ariko nuko gutubura gusa barabatubura noneho abantu bato mu gakiza bo hari n'abasigaye batunga abahanuzi mu ngo zabo. Umuntu akaba afite umuryango yifitiye umuhanuzi umuhanurira murebera ubwaheze nuko gupfunyikira ikibiribiri. Imana ibagirire neza. Buriya niba ukijijwe ukaba wumva nta rubanza ufatanye n'Imana n'abantu ujye wituriza umenye kuri mu ruhande rw'Imana. Ntabwo ari ngombwa ko bavuga ngo Imana yavuze ubundi wisomera ijambo ry'Imana Bibiliya Imana izakugenderera mu nzozi ikugendere mu ijambo ry'Imana. Yego hari cyari n'ibihumbi bitarapfukamira Bayali nabyo Imana yabituma ariko abantu bajye bareka kwirukanka mu maze rero n'abantu b'iki gihe nabo baba bashaka ntubona ko abantu bavuga ngo ntibakijya mu bapfumu uba ahubwo nibwo byeze. Umuntu arasambana ariko akumva ashaka gusenga, umuntu akajya kuraguza ariko akumva yajya gusenga, umuntu akajya mu bintu byinshi ariko akumva yajya gusenga. Nibwo bupfumu bweza ahubwo burutugu no bwa mbere kandi bakajya gusenga atari ukwihana ari ukujya gupfumurirwa ari ukujya guhanura cyane rwose. Yego ko Mana maze ntabwo ujya wumva amahana abera mu byumba cyangwa akabera mu ntuza mu butayu abantu bagakorera ibyaha mu butayu ntabwo byoroshye kara no kuba amaso umuntu agasenga. Tugarutse rero imyaka 3 uza guhumuka usanga
wa mugani utaka bebe kare waje kubyara ryari muri ubwo buhanuzi bwose utwitinda zo kwimajina habayeho ibibazo byinshi ubwo urumva nibwo duhura n'ibikomere abantu bakavuga mana turahungabanwa ugajya igihe cyarageze uko nahetse igipupe wahetse igipupe mu buhe buryo sha Imana yajyaga imbwira ngo izampa abana kwa kundi abarokore twizera hanyuma Imana ikambwira ati gura imyenda umuhanuzi akaza akavuga ati Imana irambwiye ngo gura imyenda Imana igiye kuguha umwana nkaba mvuye ibyumba diri na hano i Kigali umva sinayigurira ibyumba bambaza icyo nyimaze nazaga kuyigurira naho i Kigali batanze nkayijyana nkayibika noneho mu guheka igipupe nabonaga umwaka ushize 2-3 nkavuga nti Imana warambeshye Mana warambeshye iyi myenda wayimpereye iki nkafata ishuka nayo ifite igishuka kinini nkakizingamo umwana nkamwambika ya myenda nangiza nkakubita mu mugongo n'isume n'agashuka nkavuga nti Mana ndagushimiye wampaye umwana utavuga umwana udakora Mana wampaye umwana ngo mugire nte nkanamwosa wagira ngo ihungabana ni ikintu nukuri Imana idufashe ubu tuba turi mu kato kenshi cyane nukuri tuba turi mu kato kenshi cyane kiriya kigeragezo ni ikigeragezo nabonye gikomeye cya kindi kiba kiri ku cyapa mu gahanga cya kindi uryamana nacyo mukabyukana mukajyana mu kazi mukajyana wajya no kurya wanacece kushaka kuyoberanya ubwacyo kikibonekeza kikavuga niko njya mvuga ntabwo iki kigeragezo cyo gutegereza urubyaro kirenze uko abantu bagitekereza nkamuheka nkanamwosa uri kumuhabwa nti Imana warambeshye ubwo nabaga nagiye mu ntege ikindi gihe nkavuga nti Imana uko wangenje kuramaze kandi kuranyuze ubwo nabaga nagiye mu mwuka ntawe ujya mu mwuka iteka nta nuhora mu ntege nkeya uri kumva ariko Imana igakomeza kumbwira ngo izangirira neza izampa abana ubwo ni ibintu birebire igihe cyarageze Imana ikajya ibimbwira ko izampa urubyaro umugabo wawe cyangwa se imiryango tubwira uko mwari mubanye muri icyo gihe nawe ubwawe wumva ufite ihungabana ku ruhande rwanjye nta kibazo nta miryango ngira abo ufite ni bakeya nabo ntibari banyitayeho ibyo byo ntacyo byari kuntwara aho narahacitse kwa mabukwe Mana Imana ijye bampera umugisha n'ababyeyi beza nkunda cyane ntibigize bantagangaza ni nayo mpamvu ikigeragezo hari nacyitwayemo gutya nkategereza umugabo wanjye ntegeza ibikomere nagize ni ibikomere nakuye hehe mu bantu baba badukikije abantu bo hanze cyangwa se ugakomerekera mu nzu y'Imana nibyo bikomere ngiye byanzengereje umugabo yigeze kubona nari muhetse iyo shuka wakoze mu bintu Imana yamukinze kubera ko ari umukozi wa leta akorera kure nta hantu na hamwe yigeze ambona narabigiraga naramuhekaga ndi mu rugo njyenyine nkarira amarira menshi hakaba n'igihe muraranye ku gitanda tukararana avuga nti warambeshye Mana warankoze uraranye nayo shuka wakozemo igipupe n'umwana ariko na wa mwana ukoze mu ishuka y'igipupe Mana yanjye nkamurarana Mana yanjye ni ukuvuga ngo Imana yangiriye neza ni ukuvuga ngo uwo mwana namutereraga hejuru nkavuga nti Mana warambeshye Mana wankoreye ibiki wankuye mu bupfubyi urabyemera urabishobora unkura mu kazi ko mu rugo urabyemera ariko nawe wa Mana haratabayemo kwiyemera menya ko gutanga urubyaro bikunaniye we rwose manika amaboko ko we uzi ukuntu tuba turi mu kazitiro uzi ukuntu tuba dutuka Imana uzi ukuntu tuba turi mu icuraburinde uretse imbabazi z'Imana ariko imiryango tuba turi mu maganya turi mu gahinda niyo mpamvu basaba abantu ngo bajye babegera bareke kubatesha agaciro bamenye ibihe bibereyemo bakajya babongerera ibibazo ku bindi bifitiye byo kwirirwa bavuga ngo ntitugire imbabazi ngo ntidukundana uzi ukuntu tuba twarakoreye Imana mu bikomere tugira uzi ukuntu tuba mu rusengero bakirwa bavuga ngo impamvu ngo udafite umwana cyangwa utarashaka wabigizemo uruhare ubwo se Imana izajya kuguha umwana hari abandi basenga bakarara ijoro basenga wakwibuka utaye wagiye wakwibuka ibihe wabaye kavuga uti subu nk'uyu muntu koko bavuze ngo iki tuba twifite ibikomere byinshi tawe uza kugira gutya rero wabwiwe n'iki kutwita inda ya mbere nyuma y'imyaka ingahe mbega 14 wabyaye nyuma y'imyaka 14 wakoze ubukwe muri 2 njyara muri 2014 wabwiwe n'iki kutwite nyuma yo kuzajya utwita bitariho ukahurwa bitariho reka nkubwira nageze aho mbohora Imana ukumva nageze aho mbohora Imana ndayibwira nti Imana ndakubohoye sinzongera kugusaba umwana ndangije kuyibohora nuko ndabyibuka haza umugabo w'Icyangugu
uwo mugabo w'Icyangugu yari afite ikibazo nawe cyo kutagira gute cyuko nta mwana yari afite. We yaduhaye n'ubuhamya aratubwira ati Imana yarambwiye ngo ntago izampa umwana, ngo abo nareze bazambera umugisha. Nkuko wagira umushyitsi ukavuga uti mudogo ni inshuti yanjye, reka ngire gute, reka mushyire uyu mushyitsi. Twese dufitanye ikibazo. Hari umudamu witwaga Anje nawe umaze igihe nta mwana afite. Uwo mushyitsi yari yamusuye, uwo mushyitsi Anje ahita amuzana iwanjye. Uwo mukozi w'Imana araduhanurira aravuga ati reka mbabwire, Imana irambwiye. Nubwo hari abantu bapirata iby'Imana, ariko hari abandi bantu bagifite ubwere bw'Imana kuri b'umwuka wera utavangiye. Aratubwira ati Imana irambwiye ngo ibahojeje amarira mugiye kubyara. Ikimenyetso ibahaye muzabyarira umunsi. Reka da. Nuko turangije ubwo mbaho niturije, igihe kiragera nyine numva ndarwaye. Urabizi abantu bo mu giturage twebwe tuhita twigira muri farumasi. Oya ni ahantu henshi, nanjye mu bintu bijya bingora kwivuza bibamo. Njya muri farumasi ngurira uduti ariko sinatubona. Uduti twikiza wumvaga n'inzoka? Numvaga ibyo byose. Nari maze igihe ndwaye, nagiraga uburwayi bwa sida nyinshi yo mu gifu. N'ubundi kuruka narabigize umwuga. Kandi bakavuga ngo umuntu twitararuka. Ubwo rero nagize ikibazo ndaruka. Ubu bambujije kurya ibintu bifite aside. Nuko hanyuma ndutse ndavuga nti wasanga ari aside yo mu gifu yazamutse. Njya kwigurira uduti tumbaza kuruka. Kwa kundi nyine twivuza amagendo. Nuko ndakomeza ndarwara. Ndwaye mpita nti reka njye kwa muganga. Ndashogoshengeye kwa muganga. Ngiye kwa muganga, muganga kwa kundi abaganga bavuga bati jya gutanga ibizamini. Ndagara gusuba nkuye ibizamini yambwiye nibye. Ngiye kuba ngiye handi numvaga navuga akampa umuti mu bunyurabwenge bwiwe, akampa umuti twihuse. Nuko ndagenda ntanga ibizamini. Ndanze ibizamini nje kureba ibisubizo nyine. Arambwira turatwite. Yesu we, numva ijuru rirangwiriye. Oya wagize ngo ariko nundi ari kubwira. Oya kwa ko twaturi kumwe yarambwiye ngo ndatwite. Ndababara cyane kubw'iryo jambo ambwiye. Ndavuga nti uyo muntu arancumuje, aragushinyagura, arashijyanguriye. Ambwira ati se mada, noneho ukurikije uko yabimenye we yagize ngo mbabajwe nuko wenda ashobora kuba afite abana benshi nkabasamye umwana ntashakaga. Mu myaka 14 ufite benshi kuri we yumvaga mbabajwe nuko asanze nasamye. Ari mpamvu ntari kwiyakira. Wenda aragiraga ati wenda yafashe imiti iringaniza urubyaro none yacitswe arasama, kandi wenda yarashakaga kuringaniza. Mana ndavuga nti muga akambaza nkabura icyo mubwira. Nuko arangije ambwira ati reka tuganire muhu buhamye. Arangije nari natanze ibizamini birimo inkari. Arangije ambwira ati nukuri wasamye, ubu ngubu Imana irakwibutse guhaye umwana. Nanga kubyemera, akinga biro ahita tugenda afata n'amaraso kugira ngo amamirize neza koko ko ntwite. Nuko natashye meze nk'umuntu wagize gute wabyaye. Gutuma sheshuru meze. Nikose iyo nkuru banze ubwira uko waje kuyivuga. Wayibwiye nde? Nayibwiye umutware wanjye. Umutware wanjye arambwira ati ceceka. Niba irimo ceceka, Satani itadusabira aha hantu. Yarazi ubuhanuzi bw'abagiye bampanurira ngo ndatwite bikavamo ibyuka ariko bivuga. Rero avuze ati ceceka, nawe atabayibeshye ugasanga ibibazo cyangwa se ugasanga ko kwirimo ikizavamo cyose tuzaha Imana icyubahiro cyayo. Usanga utwite cyangwa udatwite tuzaha Imana icyubahiro, ariko ndakubuje ntugire uwo bibwira. Buriya no kuvuga ikigeragezo utarakivamo nabyo ni ikosa. Bamwe mu bo twatangiranye uru rugendo kubw'intambara basubiye inyuma, kandi iyo basubiye niyo baguye. Icyo gitumye nkomeza inzira. Bamwe mu bo twatangiranye uru rugendo kubw'intambara basubiye inyuma, kandi iyo basubiye niyo baguye. Icyo cyatumye nkomeza inzira. Icyo mwuka nyikorerera amaganya yanjye yose. Yesu wanjye ntaturiza Uwiteka. Nkamenya yuko ibyanjye byose Mana yanjye ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Imana ibikora icyo rero
ndabimubwira igihe kiragera ndihisha, nararwaye nyine ngira ibibazo, nararwaye cyane cyane ariko yamaze ajya kuko biruta mbere sha amakuru menshi kurwaje nuko urarwaye urarembye, nuko ndarwaye ndarembye, maze kuremba ariko nkanabihisha. Baratangira avuga abantu barahurahura nyine, urumva ntiwaguma mu rugo no kujya kwa muganga, ntuye mu mujyi. Baravuga bati muto gusa uko twite, abandi bati sha nta makuru mufite, imiryango nk'iyi irahungabana, buriya ni ibibyimba yarwaye. Urumva ni ibibyimba yarwaye, buriya nta kintu kimuriho, bati bafite toromo. Yesu mbega ahantu badushyira, Imana ijye ibafasha ibagirire neza. Nuko ariko uko bigenda biza bakagenda babona iki, inda igize gute, irakuze. Nuko cyane kubera ko nari na munini, ubu ngubu narahorose maze iminsi ndwaye, ariko ngo umugore ugera mu 100 tujya kungana mbese bikomeye. Nuko ndangije igihe cyo gutwita nabyo ni special, ubushake bw'Imana burasharira, ariko nyuma y'igihe uravuga uti Imana ukoreye igihe kandi ibyo ukora nibyo byo. Nagiye kwa muganga, ubwo bari barambwiye abantu utarajya ubwamabeshywa byinshi, bavuga ati rero iyo ugiye kubyara haza ikintu kigakubita ntushingura ukuguru bita ibisi. Ndategereza cya kintu ndakibura, noneho ko yari yacu yari yasohotse sinajya kubera intege nke. Noneho mu kugaruka umukozi w'Imana umwe arambwira ati mudo, Imana irambwiye ngo byuka ujye kwa muganga ugiye kubyara. Ntabwo ko Mana ndavuga ni cya kintu se ko ntacyumvishe gishinga ukuguru kukagumaho kwari kure. Ati byuka ujye kwa muganga niko nkubwiye ugiye kubyara. Ndavuga nti reka ndamupinga, ndamubwira ubwo nibyo, ndajya kwa muganga mvuge ngo iki nta gise mfite, nta kintu mfite. Nuko ahita ambwira ati Imana irambwiye ngo ujya kwa muganga. Ageze aho ariryamira, bigeze ku mugoroba arongera ambwira ati Imana kumbwiye ngo ujye kwa muganga kubyara. Mpita ngenda, naho kumva Imana irashaka iki, irashaka ko mbyarira rimwe na wa mumama nimba nibuka izina neza. Ndagenda ngezeyo mbwira umudamu, urabizi ahantu hose tugira umuntu tweranja. Ngezeyo ndavuga mbwira umudamu inshuti yanjye, nabwira nti se mwana, barambwiye ngo Imana iravuze ngo nanjye kureba Imana y'abarokore ngo ngiye kubyara nta gase mfite. Ubu ndagenda mvuga ngo iki, nagenda basuzume nta kibazo mfite, sinditeza ibibazo. Ngiye kubona mbona Anje yabyaye, ndavuga nti mbega abantu we, uyu mugabo yatubwiye Anje tuzabyarira mukaba wabyaye, ni mbega Imana n'ubuse koko Mana, n'ubusazi ko ari mu mwuka. Kandi ntabwo muratwize murangije none utagiye gupinga ibyo kubyara. Arangije wa muntu arangatereka ngiye kugira ngo tutihise, reka mushyire dogiteri agucishe muri ekogarafi, hanyuma arebe ko uri hafi kubyara, tutihaye isi uhite witahira. Ndagiye nkigera muri ekogarafi navuyemo bafite gutya, bari kumbwira bati amaso umwana abamo agiye kumushiramo. Baramvudukana bahita bankorera ibintu zanshinge, barantera bahita banjyana. Umuganga abonye ko uwo munsi wari umunsi mwiza udasanzwe, umuganga abonye ko mfite yuko nari maze igihe kinini nta mwana afite, avuga ati amahirwe narushya, ariko aya mahirwe ntabwo agucika yo kugira umwana. Nuko turangije turagenda, barambaga mbabyariye rimwe nanje urya munsi nyine. Naje nigira bisohoza, ndavuga nti Mwami Yesu nta jambo na rimwe. Bari wazanyira amezi 7 se nari narahawe inyigisho, amezi 7 nari narahawe inyigisho ko ugomba kujyana akantu mu masakoshi. Wabyariye amezi 7? Oya ndi kukubwira ngo baravuze ngo amezi 7 ajagera ugenda n'utwenda tw'umwana. Naraduhorana gudusurubete. Wabyaye umwana ushyitse igihe kigeze? Nabyaye umwana mutoya kubera kurwara. Muto bivuge mbese utujuje ibiro. Oya nanjye wajyambwira ko navukiye nimba ari ikiro kimwe n'amagana kubera kurwaragurika. Ariko sona ntarimo umumama ushyitse. Mfite umwana, umukobwa afite yavukiye amezi 8, natangiye kujya ku bisebye afite amezi 4, ariko ndakubwiye ngo n'umukobwa munini kandi yavukiye amezi 8. Yagejeje amezi 7 ataruzuza ikiro, nabyo ni ubuhamya kubera ko namutwitanye n'ibibyimba 5 mu nda, bimubuza gukura nawe bibuza kuva. Uwa kabiri ni ubuhamya. Ufite abana 2,
umuhungu n'umukobwa. ubwo wa kabiri nawe ararwanywa, umutwita mu bibyimba 5 nawe aravuka. Nabyo ni amateka akomeye. Nuko mbabyaye gutyo, umukuru yitwa Inema Rufa Baraka, ukurikira akitwa Inema Miracle Glory. Nawe ni Miracle, nanjye bano bahungu banjye ni ba Miracle. Aha, kubera uburyo bavutse birimo neza. kuri niyo mpamvu mwahise mukundana. Mwahise mukundana. Babonye uriya mutoya napfuye kwinjira mu rugo, ati wabonye umuntu umeze kimwe. Yishimye nyine, yabonye nyina wabo. Ngiye kubaza uko bizwi, Imana yarabishimirwe. Nuko rero ahangaha uhafite igitabo, ubwo turasimbuka uratwereka ese iki gitabo kimeze gute. Ubundi ni igitabo kivuga ku biki, ninde wacyanditse, ni wowe, byagenze gute? Imana iguha umugisha cyane. Imana ishimira yampaye abana, kandi ntegereje mu gihe itegereje no gutabara bene data bari inyuma. Imana ibihererwa icyubahiro byose. Ubwo rero maze igihe kinini, nabyo ni amateka. Mana yanjye, ibintu byose byanjye ni Imana, kandi ni ukuri. Nibwo yavuze ngo twibwire imigambi yacu izakomezwa. Nagize igihe kimwe Imana, umuhanuzi w'Imana ubirimo neza, araza arambwira ati rero mudogo, Imana irambwiye ngo ugiye kunyura ku mateleviziyo atandukanye, ngo ayo mateleviziyo ngo Uwiteka azaba ari kumwe nawe. Ndavuga nti Yesu we, ayo mateleviziyo ndavuga nti waravangiwe kabisa. Ndavuga nti ayo mateleviziyo, ndavuga nti ariko reka ngaruke, buriya nzagera kuri televiziyo nyarwanda nk'uko radiyo mu baturage igize. Abandi buriya bazahura nibereye Igicumbi, nibereye mu bintu, nibarangiza bazinaha bavuge bati dore tubonye umugore natubwira iby'Igicumbi, mvugireho bibe rirasohoye. Ariko ntabwo ari uko Imana yabiteguye. Nagize ndavuga nti numva ijwi rimbwiye ngo abantu bakeneye kuruhuka ku bwawe. Ariko ntarumva iryo jwi, urareka nkubwire kara, Imana iratangaje. Ubu kumbona numvaga nshaka kwiga, ariko mbura amahirwe yo kwiga, birananira, mbura n'umuntu wanyishingira. Ngiye muri ubwo bugumba, muri icyo gihe nari maze, nagerageje gufasha abana 15 b'imfubyi tudafitanye isano, ndabarera. Naravugaga nti kuki nk'ubu Mana, ngewe kuzi ko Imana wampaye aba bana, kuki ngiye utanyishimiye ngo nk'umuntu anyishimira ndere anashyire mu ishuri. Nukuri ubwo rero mbura amahirwe yo kwiga, narabishakaga, ariko nkagira nkaba ndi umuntu ufungutse. Byabo nize primaire gusa, nize primaire, ariko Imana yampaye ubwenge businkubeshye. Hari igihe Imana yaciriye inzira nkorana n'abazungu mu kintu cyitwaga urugo rw'amahoro, mu bintu bya droit de l'homme, kandi nize primaire. Imana igize icya rero ndi gusenga, ikoresheje umukozi w'Imana, ikambwira ati Imana irambwiye ngo nguhaye telefone, iyo telefone igiye kuruhukiraho abantu. Sinkubeshye ngiye ariko sinhumbi 110 ni Imana yayimpaye, kandi iyi mpano ntayikeneye. Niyo nifite gatushe yanjye. Ndavuga ati Imana, ubu ndera ifubyi nyinshi, ubu ubunyihera agafuka k'umuceri, ubu ubunyihera agafuka k'akawunga abana bakirira, telefone. Nuko Imana irabisoza impya telefone. Noneho nyuma nza kumva iryo jwi rimbwira ngo abantu bakeneye kuruhuka ku bwanjye. Hari umukozi w'Imana wo kuntuza wo ku Mavuta TV, ndamuhamagara ndamubwira nti rero, hamwe no gusenga Imana, ndumva ashaka gufasha ababyeyi batarabona urubyaro, nkabahumuriza, nkababwira ko Imana igikora ibitariho ikabiremo. Imana imumpera umugisha isa ku mavuta. Arambwira ati ni karibu. Ndagenda nyuza mu kiganiro, nyushijeho ikiganiro, urumva nagize abantu benshi bampamagara b'iyi miryango. Hanyuma mpita njya ku yandi macano, maze kujya ku macano menshi cyane. Noneho uko bampamagaraga tuganira, bakambwira ibibazo n'intambara, ariko nanjye nabaga nzizi nk'umuntu ugize gute wagiciyemo. Mpita nkuramo kwandika iki gitabo. Iki gitabo rero naracyanditse, ndavuga ngo ni wirira wihogora. Nashaka kubwira iriya miryango, n'ubwirira ijambo ry'Imana ribyemera, kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaki impundu zikavuga. Ndavuga ngo mwirira mwihogora, murira ariko mwere guhogora. Noneho nandika intego ivuga ngo ngewe nawe babyeyi muryango, bakuru b'amadini, mugongo mugari uduhetse Rwanda n'isi yose muri rusange, duhaguruke twese dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa imiryango itegereje urubyaro. Ubu iyi miryango itegereje urubyaro igira gute? Igirirwa ihohoterwa rikomeye cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo imiryango irushye iremerewe ni iyi miryango itegereje urubyaro. Kurikije ukuntu twagiye tuganira,
Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kuri uyu kuvuga ngo njyewe nawe, nashaka kuvuga njyewe nawe mutware wanjye, ubu hari ugutandukana kwinshi cyane kweze muri iki gihe. 80% reka mvuge ngo ni abadafite urubyaro baba barambiwe no gutegereza Imana. Nuko ndavuga nti reka nibutse abantu urukundo bagiranye. Wibuke ko wabonye uwo mukobwa ari igitego mu bandi bakobwa, wibuke ko wabonye uwo musore ari rudasumbwa mu bandi basore. None munaniwe gutegereza, nari kubihanganisha ngo bategereze, mwongere mugirane urukundo. Wibuke impano yaguhaye nawe, wibuke amagambo meza wajya kumubwira, wibuke ukuntu wamusohokanaga, wibuke ukuntu wamufasha ukamugira umwizerwa, ukamusohokana ukamujyana iwanyu ukamwerekana. Nuko ndakivuga icyo gitekerezo ndavuga nti reka nongere mbagarure bere kumva amabwire. Cyane ko iyo tugeze muri iki gihe cyo kutagira urubyaro, usanga abagabo benshi bumva ko ari ikintu cy'abagore, ariko ndagira ngo ntangarize abagabo nabo bajye bihutira kujya kwa muganga, kuko nabi iki kibazo barakigira, ntaho satani tarasa umwambi. Nuko ubwo rero nagira ngo bagabo bagore mwihanganirane, mwongere mukururu. None se twagiye mu murenge turavuga ngo mu bihe byiza no mu bihe bibi, tujya mu rusengero, mu matorero, mu misigiti, turavuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye, none tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. None umutaye kubera ikibazo cyo gutegereza ibyaro, kandi wenda mwari kuzihangana mukanabyara. Nagira ngo Imana ibafashe, mwongere mwibuke mugaruke mu nzu y'Imana, ariko mwubake urugo. Wa mugabo wikumva amabwire ngo usenye urugo rwawe, wa mudamu nawe wikumva amabwire ngo musenye, mwikwirwa mutakaza imitungo. Njyewe muri icyo gihe ntafite urubyaro najyaga njya kuri konti nkafata amafaranga nkavuga n'ubundi ntawe nyasigira kara, nkagenda nkafata nk'ibihumbi 400 nkaguramo imyenda, isakoshi, urukweto bijyanye, habaye n'ubundi ntawe mpa nta n'undi nduhira. Uri kumva neza? Ariko sinari nzi ko iki gihe nzaba afite abana. Iyo nituriza nkareba imbere nkategereza Imana, afite ibyiringiro bizima bifite ubugingo, mba narabitse ubu ngubu mbabarera bitangoye. Icyo nicyo nashakaga kubabwira, kugira ngo bibuka habo hashize, bongere bagaruke mu bihe byiza, bahuze, bategereza Imana bafite ibyiringiro. Ubura hari abantu tugira bagira ubuyobe, bakavuga ngo Yesu azabikora, ntibajye kwa muganga. Hano nabakanguriraga kujya kwa muganga, barangiza bakagira gute, bagategereza Imana bazi nicyo abaganga babategeka. Rero muryango, mugabo, mugore, rwose nimwongere muhuze, mwibuke rwose nta ntambara idashira, nta kimana idakora. Ikindi navugaga njyewe nawe, navugaga umuturanyi. Buriya dushobora gutegereza umwana nk'uko abakobwa bategereza abagabo, nk'uko umuntu yiga umuntu agategereza akazi, ariko bitewe n'iki kintu ukuntu kimeze n'amashami agishabukaho, usanga intambara nyinshi zikurwa n'abaturanyi. Ugasanga bari kumuvuga amagambo apfuye, amagambo asesereza, amagambo akomeretsa, bakamushyira ku karubanda, mbese bakamufasha kugira gute kuribwa n'iki kigeragezo. Nagira ngo saba abaturanyi, ba bandi mukorana, ba bandi mugenderana, inshuti zanyu, abaturanyi, inshuti za hafi na kure, n'ukuri imbaraga mwakoresheje musenya umuryango, Imana ibabarire, ariko nimwongere mugire imbaraga zo kububakira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingingo zimwe. Uzarebe buri ibintu byose bijya binyigisha, uzarebe ukuntu iyo sitaye ino ijisho ririra, umutwe kakurya, ukuboko kukagira gutya ati ndashize. Ni ukubera urukundo zikundana izi ngingo. Rero ijambo ry'Imana ngo twishimane n'abishima, tubabarane n'abababaye. Niba wishimira ababyaye ukajya gutera umwana, ukajya muri baby show, nanone babarana n'abantu bafite iki kibazo, wibasunikira mu kigeragezo. Kandi Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera Mana, nkuramburiye amaboko. Buriya hari ibintu tugira nk'abarokore, nk'abantu basenga, reka ariko mvuga, ugasanga abantu baravuze ngo Imana ishimwe ngo nkuramburiye amaboko, bitwaje iryo jambo Dawidi yavuze. Ariko yabishatse kuvuga iki? Niba nibutse iminsi yanjye ya kera Florentina ntarabyara ibibazo nagize, kuramburira Imana amaboko ni uguha agaciro iyi miryango. Niba nibutse iminsi yanjye Florentina y'inzara yankubise, ni ukugira ngo nk'umuntu ibyo kurya, ntabwo ari ibise byatunge nde. Imana ikeneye ibikorwa kurusha kuvuga. Rero Imana idufashe. Nicyo nakanguriraga iyi miryango. Ngera kuki? Ngera ku babyeyi. Buriya tugira ibikomere yuko nta babyeyi tugira.
ariko iyo nibutse ukuntu ababyeyi b'iki gihe si bose, iyo nibutse ukuntu ababyeyi binjira mu miryango, muri iyi miryango igasenya ingo z'abana, agahinda karanyica nkavuga nti kwera uyu ni umubyeyi watwise uyu muntu amezi 9 arashira kabisa. Nkavuga nti Imana ntabo twabonye, ariko n'abiki gihe ntago byoroshye. Umubyeyi akagenda akabwira umwana ati vaye ujye uza kurya iwacu, hanyuma nateka 3 utajya kurya iwe azijyana, bakamufata bakamujyana mu bapfumu, bakamucyurira Mana, bakamubwira amagambo akomeretsa. Nagira ngo nkangurira ababyeyi bamenye ko iyi miryango Imana yizi kandi yikunda, bamenye ko bagomba kubaha agaciro. Ejo bundi hari umumama, urumva nyine mpamagarwa n'abantu benshi, abantu bamaze kumenyera ku macana atandukanye ntanga ibiganiro. Hari umumama wihuye wampamagara ngo ati mudosengera, ubuze uko mabukwe yaje mu rugo akabona ihene yanjye yabyaye 2, yangize akavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro ngo imuhaye abuzukuru b'ihene. Ibaza uwo mubyeyi, umubyeyi uvuga ngo abuzukuru b'ihene, urumva yakugirira impuhwe? Nagira ngo mbwira aba babyeyi baze muri iyi miryango rwose, imbaraga bakoresheje basenya imiryango bamere nyine nk'ababyeyi. Imana izababaza uko bitwaye, ni ukuri Imana izababaza uko bitwaye kuri iyi miryango, hamwe no kubasenyera ingo. Imana ijye ibafasha kandi Imana ibagire neza, bakabandagaza. Umubyeyi nkawe yashyigikiye umwana we, ahubwo agafata umwana akamushyingira undi akamurambagiriza. Noneho n'umubyeyi niyo atabimugiramo inama, uwo mugabo agacinya umugore we akajya gushaka undi mugore, ugasanga wa mugore nkawe yakwihanganishije, wa mubyeyi nkawe yakwihanganishije wa mudamu ufite ikibazo, ahubwo akajya gushyigikira rwa rundi rugo. Ntabwo biba bikwiriye. Imana ijye ibafasha. Rero nagira ngo mbakangurire bamenye icyo gukora, bite kuri iyi miryango. Bara mu kazi, ntawe ufite wambwira uti wagiye kunzanira icyati ntube warabyaye abutuma, hari umwana wanze guheka, hari umuntu wanze kwitwa nyina w'umwana. Reka nkubwire kara, iyi miryango irambabaza, iranshavuza, kandi Satani yaduhaye icyangiro. Sinkubeshye, nabonye imiryango abantu batajya bayitaho, kandi buriya kuba intwari no gukora icyo abandi batashobora. Nzi ko umuntu uzaba uwa mbere mu kwita kuri iyi miryango Imana izamuha umugisha. Ubundi abantu bakwiye kugira gute? Kujyaho imbaraga nkeya ziri. Nuko ubwo rero nageze ku makuru b'amadini, wa mubyeyi we. Buriya rero nabyo njya nkunda kuvuga ngo kwigisha umuntu ngo azajya mu ijuru utazi ibyiringiro afite, nabyo ntago byoroshye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ijuru riratwaranirwa, intwarane zirigishanyamo imbaraga. Jye nibere mu kazitiro, ndi kuvuga ngo Karara mugabo wanjye ntago byara, ni wowe utumye iki cyasha kinkurikirana. Nawe uri kuvuga uti mudogo mugore wanjye ni wowe utabyara, wenda twashatse no kujya kwa muganga urabyanga cyangwa nanjye ndabyanga, twibereye mu kazitiro. Satani aratwegereye, Satani yadushyize ahantu mu icuraburindi. Ku cyumweru kambwira ngo nzajya mu ijuru. Ijuru se ni kwasteri, ijuru se ni twegerane, ijuru ni iki? Nge hari abantu bavuga ngo bazajya mu ijuru kagira ngo ni ahantu tuzagenda n'amaguru. Ijuru rizajyamo umuntu ukijijwe neza. Ijuru rizajya, biravuga ngo intwari zarananiwe. Intwarane, gutwarana ni ukurenga ubutwara ngira ngo ahari. Uri kumva? None umuntu ntaje ngo akubaze ibyiringiro ufite, ahubwo ugize gute? Uramubwiye ngo uzajya mu ijuru, uzamujyana he? Rero nagira ngo nkangurira abantu bakuru b'amadini bite kuri iyi miryango. Ubu twagiye tugira ibikomere byinshi mu madini, ugasanga bafasha urubyiruko babahaye amahugurwa, ugasanga bafasha abagabo, abapfakazi, ibyiciro byose, ariko uyu muryango ntibawibuke. Utegereje abana Uzarebe muntu uza mu madini, abantu baha imbaraga cyane ni abapfakazi n'imfubyi, ariko iki cyiciro cy'ababyeyi bategereje urubyaro nta muntu. Mbese Satani yatwambitse icyangiro. Twimereye, reka mvuga muri iri jambo, twimereye nka wa muntu wari ku kidendezi wabuze umujugunyamo. Imana idufashe. Nagira ngo nkangurira amadini yite kuri iyi miryango, yibaza ibyiringiro. Uzumbwira uti mbasanzwe mbizi, ariko nize nkubwire nti Aburahamu yabaye muri iki kigeragezo akirambamo, usure kenshi umbwira ibihumuriza. Bibiliya yavuze ngo icyuma uko icyuma gityaza ikindi niko tuba dukwiye gutyazanya. Rero nakanguriraga iki iya madini kugira ngo abe hafi y'iyi miryango. Ikindi, mugongo mugari uduhetse Rwanda. Iyo mvuze umugongo mugari uduhetse Rwanda, mba ngiye hanze y'icyamadini. Nubwo abayobozi bacu b'igihugu duhurira mu matorero atandukanye, sinkubeshye kara, leta y'ubumwe nta kwitagira ngo iduteze imbere.
leta y'ubumwe ntako imenya uko twaraye n'uko twiriwe, mbese ni umubyeyi uduhetse, ni umubyeyi nk'uko ureba abana bawe uko bwije n'uko bwakeye uko bimeze, ni umubyeyi ndamushimira. Ari nayo mpamvu reka mvuga ikintu kimwe, ntarajya ku mugongo mugari, hari ibyifuzo nari naragize, ariko ndashimira Imana ko kimwe cyashubijwe. Nari nifuje ko bajya bashyiraho gahunda yo kugira gute, yo kuvuza aba babyeyi. Ni ukuri ubu ngubu navuye Igicumbi mu gitondo nza ku bitaro bya Nyarugenge, kubera ko abantu maze iminsi nirukanka ku macana atandukanye ndi kuvugira iyi miryango, ndi kubwira abantu ngo nyamuneka imiryango nimuyiteho, nimuyitabare, nimuyirengere. Abantu bahise banyoherereza muri telefone yanjye itangazo, abantu bakavuga bati mudogo yari afite iki kibazo, mudogo rwose yarababaye, mudogo Imana yatwumvise. Iyi miryango yanyoherereje itangazo rivuga ukuntu bagomba kuvura abantu bafite ibibazo. Hari abantu bavuye hanze bagiye kuza gufatanya nabo mu Rwanda kuvura. Ubwo rero byatumye nzinduka kare kare, niriwe hano ku bitaro bya Nyarugenge. Ndavuga nti Imana ndagushimye. Abantu benshi bashimye, banyohereza message, Imana ishimwe yibutsa abagore bo mu Rwanda bafite iki kibazo. Urumva bishimiye leta ko ntago navuga ngo ibiganiro byanjye nibyo byatumye bishyiraho, ni gahunda leta risanzwe ifite, ariko Imana ishimwe uwo mwanya ko yawubayemo ikabidukorera. Navuyeho buri uhageze agahinda kakwica, wavuga ati si abantu baba mu gihugu, ni abantu benshi cyane, ni ababyeyi benshi cyane. Imana ihe umugisha leta yacu, ihe abayobozi b'igihugu cyacu umugisha kubwo kudutekerereza. Noneho rero ikintu nifuzaga ku mugongo mugari uduhetse, nifuzaga ko hari ibyifuzo nayihaga ntako itagira pe, Imana igiye umugisha. Nifuzaga ko icyambere gukora ubukangurambaga, bakareba iyi miryango ukuntu yava mu kato. Turi mu kato twebwe ubwacu turimo, ntidutinyuka guhinguka mu bantu bitewe n'ikibazo dufite. Icyo kintu rero cyambere kiduteranya n'Imana, kandi kikaduteranya n'abantu hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero nifuzaga ko bakora ubukangurambaga. Urabona mu minsi yashize ukuntu abantu babaga bafite abana bamugaye, ntibave hehe, ntibave mu nzu, ariko leta ibigizemo uruhare itanze ubukangurambaga, hahita hagira gute, bahita iyo miryango ibyungukiramo, abana babona amashuri, baritinyuka. Ubu ni ikibazo nk'ikindi. Nifuzaga icyo kintu ko leta yadufasha mu bukangurambaga bwo gutinyura iriya miryango. Ikindi ni ikintu cyo kujya gukoresha ubushakashatsi. Buriya kera ntabwo imiryango yigiraga igwira. Hari ukuntu wajyaga ku musozi umwe ugasanga ari nk'umuryango umwe uhari, ariko urabona muri kora ukabonamo abantu batanu. Nageze hano haraguru numva amarira araje, ndavuga ngo Mana, ubu koko aba bantu bose nta bana bafite, kandi bitabujije ko tuba dufite n'abandi ku mbuga. Nk'ubu hari urubuga bansabye inshuti zanjye, iyi miryango nagiye ntanga ibiganiro ikamenya, iravuga ati duhurize ku rubuga ujye utuganiriza twiruhukire, wowe ntiwatwibagiwe. Nuko ndebye ukuntu bameze, Mana we, numva nahasengeye isengesho, ndavuga ngo Mana, ubwo ugenderera abera n'aba bantu n'aba bagore, ni bahanu bibuke iki kintu cyo kubavuza. Imana izakora ibitangaza, uburwayi bukire babyare. Niba hari ikintu kiryoha kara, haryoha umwana. Uri kumva? Nukuri ni nayo mpamvu bavuze ibikomere bakatubwira amagambo akomeretsa, bidutusha cyane ku buryo wanakwiyahura. Ariko Imana ishimwe ko Imana izagenda itugirira neza. Leta yacu rero nayisabaga kugira ngo ikore ubushakashatsi, irebe ikintu kiri gutera ibi bintu. Niba hari ibyo kwirindwa, tugire gute tubyirinde. Ikindi numvaga nifuza kuri leta yacu, ababyeyi bacu, abayobozi b'igihugu cyacu bahora batureberera, n'ababyeyi pe, nifuzaga ko Imana yabashoboza bakagira gute, bibakundiye tuzajya tubasengera rwose, Imana ibatera inkunga. Ariko bibakundiye nifuzaga ko baduha ivuriro. Urabona kuvurwa no kujya aho umuntu ashaka, ariko mu cyifuzo cyanjye ngewe nifuzaga yuko twagira gute, nkuko ibutaro tuba tuzi ko ariho bavurira kanseri, Bishenyi ari amaso, hehe, mbese amashuri y'abana n'ubumuga, natwe baduha ivuriro. Umuntu akava iburengerazuba ari kuvuga ngo ngiye kugana ivuriro, kuko hari ahantu umuntu agera agasanga ibiciro byose ari byinshi, kandi ariho hari abahanga, ugasanga agarukiyemo hagati. Ariko hari ivuriro ridukurikirana by'iyi ngingo gusa yo kubura urubyaro,
ni ukuri Imana yabiduciriye inzira, ni ukuri nibareke dupima amahirwe natwe twishakira urubyaro kandi Imana izabaha umugisha rwose. Ikindi nifuzaga ni uko nageze hariya haraguru ndeba ukuntu hari umubyigano w'ababyeyi bashaka kwivuza kandi ni no kwiyandikisha gusa wumve ko atari bwo biri butangire, ariko hari umubyigano ukomeye. Nifuzaga ko leta yadufasha. Urabona nk'uko abasirikare bajya mu ntara, ubu urabona hano nta bantu benshi bahamenye, nta bantu benshi, wenda hari n'ababimenye babura ubushobozi bwo kuhaza, hari n'abatumvisha aya matangazo. Hari na benshi cyane urebye ko bameze ku buryo sinzi nimba yenda bose bazavurwa ngo bikunde uko biri, nabyo ni ikindi kibazo. Nari mfite icyifuzo cy'uko rero nk'uko abasirikare bajya hirya no hino bajya baza ku bitaro by'akarere, buri bitaro by'akarere bakoherezaho intumwa muri ako karere, abantu bakaza bakivuza kandi byatanga umusaruro. Rero numvaga ari byo nifuza ku mubyeyi mugari uduhetse Rwanda, Imana ikadufasha ikabatera iteka tugapima amahirwe. Ikindi naganiriye n'abo babyeyi babwira ko mfite ikiganiro, barambwira bati rero mudogo, ubu ngubu turi mu bukene butandukanye, ariko baravuga bati nk'ubu tugize amahirwe, Imana ikaduha ayo mahirwe tutazi ko yabaho mu buzima, tukabonana n'umukuru w'igihugu muzehe wacu nyakubahwa Paul Kagame, hari ikintu twamusaba. Noneho umubyeyi umwe aravuga ati umva nkubwire, ntabwo namusaba amafaranga, sinamusaba amafaranga, sinamusaba amazu, sinamusaba imodoka. Ikintu namusaba ni ukurenganura abagore, cyane cyane abagore bategereje urubyaro, kuko tugira ihohoterwa ryihisha abantu batazi kandi tumeze nabi, abantu baraza kwiyahura. Noneho arambwira ati rero Imana izadufashe, batugire gute badufashe. Abo babyeyi barimo babimbwira, bavugaga bati do tuje kwivuza hano, ariko nubwo tuje kwivuza ntitukiri kumwe n'abagabo, twaje kwirebera ibibazo dufite. Abagabo baradutaye, nidukira se tuzabyarana, ariko abagabo baradutaye. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima umugabo umugore atamuteguje, nta rindi kosa mushinja cyangwa se akabimwitira ari ukugira ngo amwikureho kubera cya kibazo cyo kutagira gute, cyo gutegereza urubyaro. Ugasanga barabirukanye, abo birukanye bamaze imyaka 2, abo birukanye bamaze imyaka 3. Bambwiye bati ubu ngubu twebwe kuko twaganiriye, twebwe ubu tuje kwivuza ariko nta bagabo dufite, baradutaye. Ubu si ibyo biratumarira iki? Baravuga bati mudufashe, mutuvuganire, hanyuma ubuyobozi bwite bwa leta bujye bukurikirana izi ngo bamenye ukuntu mbese abagabo babatamukavuyo. Reka ariko mbivuga, umugabo yashatse kugutaraguta kuko nawe ufite icyasha cy'uko udafite urubyaro, wenda waranivuje barakubwiye akabazo ufite, agahita agira gute akakwirukana nawe ugatinya kumurega. Urumva ni akarengane gakomeye. Rero nasabye leta ko Imana yadufasha bagakurikirana iyi miryango n'aba bagabo batabagore mu buryo bashatsemo, bakabapfobya, bakabakubita, bakabatoteza, bakabakura mu mitungo bafatanyije barasezeranye, bagashaka abandi bagore ntibagire gikurikirana, hamwe na ryahungabana ry'uko nabo bafite igise wenda ko ari utabyara, ugasanga ricecekeye. Muri abo bagore twari turimo tuganira harimo imfubyi, bakambwira bati dore nk'ubundi imfubyi nari nzi ko Imana ingiriye neza nigiriye mu rugo, none reba ibimbayeho. Rero nifuzaga ko leta yadufasha muri icyo kintu, igakurikirana izo ngo, igakurikirana icyo kintu cy'uko abagabo barimo guta ingo bakajya gushaka kandi barasezeranye, bagakura n'abo bantu mu ngo zabo bakabirukana. Numvaga icyo kintu nagisaba leta. Ikindi ni ugukurikirana abantu bababwira amagambo akarishye. Urabona nta wavuga, ubu dusigaye tuvuga abantu babana n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko ugasanga umuntu agiye ku gasozi, wangumba we ntuzabyara, bazaguhambana ikara, bakamubwira amagambo akomeye cyane kandi yifitiye ibikomere, kandi ntagire ikintu bamukurikiranaho. Nifuzaga ko mu by'ukuri iyi miryango Imana nidukundire, iducira inzira, natwe irebe kwifuza kwacu, iturengere dukure mu kazitiro tugize gute turimo. Isi yose muri rusange nagize umugisha mpamagarwa n'abantu benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko ni ukuri nasanze iyi miryango ntaho yubashywe ku isi. Niyo ureba mu mafilime hirya no hino, iyo usoma ibitabo usanga abantu benshi bategereje urubyaro noneho ku buryo butinze, burya biba ari ikibazo. Ni ukuri pe.
pe kandi reka nkubwire nahoze mbivuga twebwe twategereza abana nk'uko umukobwa ategereza umugabo nk'uko umuntu aba ari umukene ariko akagira ibyigiro byo gutegereza kugira gute gukira ariko kubera ko twebwe bisunikwa n'amagambo akarishye no ko umugabo ahita kwirukana akagutoteza imiryango ikaguhagurukira ntugire kirengera nibyo bikarishye iki kintu rero numvaga nifuza ko leta yabishyiramo imbaraga turajya tuyisengera nk'umubyeyi wacu natwe dutegereje gutabarwa biturutse kuri yo Imana ibaha umugisha numvaga ari ubutumwa ndi gutambutsa ariko nanone nkavuga ngo iyi miryango nayo yiyakire iyi miryango yiyakire rwose ni ishuri Imana yaduhaye kugira ngo turicemo turyige neza iyo umunyeshuri ari ku ishuri aba agomba kugira amanota iyo utize neza urasibira rero nagira ngo rwose nyamuneka murire ariko mwere guhogora kuko ejo hacu ni heza Imana izatugirira neza none mugenzi wanjye ufite izo ntambara icecekerereka kwiharubanda kurwa n'intambara burya si ugusakuza kandi ntawe usangira n'undi ikigeragezo none mugenzi wanjye ufite izo ntambara icecekerereka kwiharubanda kurwa n'intambara burya si ugusakuza kandi ntawe usangira n'undi ikigeragezo reka kurambirwa mugenzi wanjye anyuze inzira zitari kandi uzi ko mufitanye amasezerano ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacye umuntu zikavuga nta mvura idahita nta joro ridaca Yesu azi igihe mumaraniye kuri uwo musozi uriho oya ntiyagusezerera maramasa oya ntiyagusezerera maramasa amen